Kigali mu Rwanda. Bisi ya Ritiko Rwanda ikoze impanuka ubwo yari mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi. Iyi mpanuka ibaye ubwo yari itwaye abagenzi ibajyanye mu mujyi wa Nyamagabe. Abaturage bari bahegereye bavuze ko nta kibazo yari ifite kuko ngo iheruka gukorerwa isuzuma. Bitewe n'izi mpanuka zikomeje kugaragara mu Rwanda, abantu bose bari gusenga bati Mana yirirwa ahandi gataye Rwanda, rengera abana bawe kuko ibintu biri ku rundi rwego. Haje kugenzurwa icyateje impanuka ubwo bakeka ko umushoferi w'imodoka ashobora kuba yari afite umunaniro bikaza kurangira akoze iyi mpanuka. Bamwe bahise batangaza ko bitabatunguye cyane kuko ngo iyo bageze muri gare zitandukanye abagenzi bajya mu modoka bagategereza ko umushoferi atsimbura imodoka bagaheba. Bakomeje kuvuga ko kugira ngo umushoferi atware bisaba kumukangura kuko ngo we aba yamaze gusinzira. Noneho ngo mu gihe akangukiye agahita atwara imodoka nta no kwitegura ngo abanze yareba niba umuhanda umeze neza. Iba benshi bayifata nk'ikibazo kuko umushoferi utwaye imodoka afite ibitotsi biragoye cyane kumwizera ko yabagezeho amahoro. Abandi baturage batangaza byinshi bitandukanye kuri uyu munaniro uterwa n'amasaha menshi cyane abashoferi baba bakoresheje ntibaze kubona igihe gihagije cyo kuryama. Bamwe batangaje ko ziriya kampani cyangwa se izi modoka nini abashoferi bazo bakunda gukora amasaha manini niba ari uburyo bwo kugira ngo bahembwe amafaranga menshi. Bamwe bati ntabwo tubizi, atari ko abashoferi ntabwo bita ku masaha yo kuryama kugira ngo babashe kuruhuka. Abenshi bati nta masaha yo kuruhuka babona, niyo bagerageje kuyabona aba ari make kandi cyane. Sinzi niba witegereza neza iyo ugeze muri gare ya Nyabugogo, bisi nyinshi cyane mbere y'uko zisimbura abashoferi baba basinziriye kubera umunaniro ukabije, bigasaba kubakangura kugira ngo batware abagenzi, noneho bagahita batwara abagenzi nta kwisuganya. Impamvu y'ibyo byose ni uko abashoferi mbere y'uko batsimbura imodoka zabo usanga bategereje abagenzi kugira ngo imodoka zimanze zuzure. Ako kanya ko gutegereza abagenzi rero niho umushoferi ahita avuga ati reka nze mbe nisinziriye kuko mfite umunaniro. Gusa ngo iyi mpanuka yabaye nta n'umwe yatwaye ubuzima, uretse ko abaturage bakomeje gusaba ubukangurambaga ku bashoferi kugira ngo izi mpanuka harebwe uburyo zagabanuka mu Rwanda. Abenshi bakomeza gutangaza ko ibitotsi by'abashoferi ari byo akenshi bikomeza gutera izi mpanuka zitandukanye mu mihanda yo mu Rwanda. Nitwa BYT kuri Comeka TV, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde.